Agakiza ni impano iva ku Uwiteka. Bene mbere menye ko Imana igukunda, kuko Imana yakunze ari isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo ari mu isi bakizwe nawe. Icya kabiri, sobanukirwa uwo uri we, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Icya gatatu, ni ukwatura ibyaha byacu, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa, kandi icyaha cya kutubara ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ubwa kane, kwemera agakiza binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Yesu Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Icyanyuma, izere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Komeza gukurira muri Yesu Kristo hamwe no gusenga buri munsi. Wakire Mwuka Wera ature mu mutima wawe aho ukorera, ndetse unasangiza abandi ibyo wasomye. Uwiteka aguhire.